Karibu ikaze nanone muri studio zacu z'inkuru z'ibihe. Iki kiganiro turatinda cyane cyane ku nama mbi abagore bagiye baha abagabo babo. Nyuma y'iki kiganiro hazaza ikindi kiganiro, kuko iyo dukomye urusyo dukoma n'iki n'ingasire. Hazaza ikindi kiganiro tuvuge ku bagore b'indashyikirwa batanze inama z'umumaro. Reka dutangirire kuri couple iri very famous. Imbaraga za Samusoni murazizi. Mu gihe cy'abacamanza, ubwami bwa Isirayeli, nujya muri Bibiliya uzasanga hari igitabo cyitwa Ingoma, hakaza igitabo cyitwa Abacamanza, hakaza n'igihe cy'abami, sibyo? Mu gihe cy'abacamanza rero, urumva ubwoko bwa Isirayeli bwari buyobowe n'abantu, umutware mukuru yari umucamanza. Hariho umugabo, umusore akitwa Samusoni, akaba umusore w'umunyamaboko cyane. Mama wamutwita, Imana yaramubonekeye iramubwira iti, uwo mwana w'umusore ugiye kuzabyara ntuzigere umwogosha na rimwe, kuko mu musatsi we niho hazaba hari imbaraga zizajya zirengera ubwoko bwa Isirayeli. Mama wamubyaye Samusoni arakura, ntibigeze bamwogosha, akaraga madrede. Nimba ukunda kureba mu bitabo by'abahamya ba Yehova, by the way bitwa abahamya ba Yehova, ntabwo bitwa abayehova, abahamya ba Yehova. Uzabonamo nyine Samusoni bamushushanya ikigabo cy'amaboko n'amadrede menshi cyane, sibyo? Then Samusoni amaze gukura agira n'izo mbaraga cyane, ku rwego rw'uko hari ihanga ry'Abafilisitiya rihora rihanganye na Isirayeli rikabatera buri munsi. Samusoni mbere y'uko avuka ngo anakure, Abafilisitiya bari barazonze cyane Abisirayeli. Nuko Samusoni aho amaze gukurira astepinga in. Abafilisitiya batera Samusoni bavuga inshuro, afata kubitagira gute, kuko yari nyine umugabo umwe, kwa kundi ujya ureba mu mafilime bakubwira ngo ni umusirikare umwe ufite skills, ungana nk'igitero cy'abasirikare. Ni umusirikare umwe ushobora kunesha ingabo 1000 cyangwa ingabo 100,000. Ibyo bintu ujya ubibona mu mafilime. Samusoni rero nuko yari ateye, we ubwe ku giti cyiwe yahanganye n'ishyanga ryose ry'Abafilisitiya ararinesha. Samusoni we ubwe ku giti cye yaragiye, intare iramwataka, afata ku kanwa k'intare, afata igikanka cyo hasi n'icya ruguru, intare arayitatamura, arayishwanyaguza. Urumva imbaraga yari afite. And then Samusoni aza kubenguka umukobwa w'Umufilisitiyakazi utari uwo mu Bayahudi cyangwa se mu Bisirayeli bagenzi biwe, ahubwo ba bantu barwanaga, aza kubonamo umukobwa w'igikundiro mwiza cyane, aramubenguka. Barakundana, baba inshuti, boyfriend and girlfriend, yewe baranabana. Nimba barakoze ubukwe, nimba baragiye mu murenge, nimba baragize gute, ntaho byanditse. Kuba bitanditse sinzi ko byabaye cyangwa bitabaye, ariko ikiriho nuko babanaga. And then Bibiliya itubwira ko Delila yaraje, hanyuma bene wabo b'Abafilisitiya baramubwira, tumva rero umukobwa wacu, uwo muntu mubana dore agiye kuzatumara. Shaka rwose ukuntu wamenya ibanga ry'imbaraga ziwe. You understand? And then bagabo mu mubano bababwira ko muganira, mugushanye neza, muganire, muhane inama nzima. Delila si uko yabigenje. Delila yaguyaguye Samusoni, amufata neza, akajya amwinginga, and then agatangira akamubaza, ariko sheri, imbaraga ufite zose uzikura hehe? Samusoni rimwe akamubwira, tumva rero, buriya baramutse wenda bambohesheje akarere nka rwa rukwavu, ati baramutse bambohesheje akarere nshobora, imbaraga zanjye ziracika. Delila akaba aragiye yongoreye Abafilisitiya. Abasitiya bakaba bamuhaye akarere, ati genda umubohe. Ubwo ndi gutanga example y'akarere just kugira ngo tuganire. Ubwo bamara kumuboha,
Delila agaca ku ruhande agahamagara abafilisitiya ati nimuze bya bindi mwambwiye kubikora nabikoze. Abafilisitiya baza, Delila akajya ahirengeye agahamagara ati Samusoni byuka abafilisitiya baguteye. Samusoni twa turere akaducamo akaturaba ivu, hanyuma n'abamuteye akabiraba ivu. So igihe kiza kugera rero, Delila arakomeza atitiriza and then umunsi umwe Samusoni umugore yamufashe neza, yamukubise akamasaje, yamushimashimye, araje arongera amubaza cya kibazo. Samusoni ati rero reka nkubwire ariko ntuzabivuge, ibanga ryanjye riri mu musatsi wanjye, muramutse muwogoshe ni ikibazo gikomeye cyane. Delila aba arasimbutse arikojeje abafilisitiya. Abafilisitiya bati uzamucunga asinziriye, hanyuma ugire gute umwogoshe. Delila aramwogosha. Amaze kumwogosha, abafilisitiya bateye, Samusoni akangutse asanga yacitse intege, ibanga ry'imbaraga ryiwe riba ryagiye. Kubera iki? Ikiganiro yagiranye n'umugore wiwe cyagenze gute? Cyavuyemo akagambane. Bagore muganiriza abagabo banyu kubera inyungu zanyu bwite. Bagore mugira inama abagabo banyu kubera ko mushaka kubaroha. Ni ukuri ni bibi, ni bibi. So icyakurikiyeho rero, Samusoni baramufashe baramufunga, bamubohesha iminyururu myinshi, bamuzirikira ahantu, bamukuramo amaso, asigara ari impumyi. Baramutoteza, baramucunaguza, nuko abonye ageze ku munsi wa nyuma nibwo yatakambiye Imana aravuga ati Mana, wongera unyumve rimwe, mbabarira untabare, unsubize imbaraga nke cyane zishoboka, nubwo namennye ibanga wampaye, ariko mfasha mporere nibura amaso yanjye. Ako kanya Imana yaramwumvise, imuha za mbaraga. Samusoni anyeganyeza urusengero rwose rw'abafilisitiya bari barimo aho, rubihomboraho, Samusoni apfiramo, abafilisitiya bapfiramo, ndumva na Delila yaraguyemo aho ngaho. Hanyuma rero dukubitane mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Subscribe, like, share, hanyuma comment, and then my friend, Imana ikurinde umurengwe, ikurinde n'inzara nyinshi, kuko ari inzara nyinshi ari n'umurengwe, byose birandagaza. Ciao ciao, bye bye. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.